Pastor Mekarame. uyu munsi witwa umunsi mukuru wa Noheli utuma abantu bahaguruka bakava hasi. Uyu munsi mukuru wa Noheli uvugaho iki? Cyambere ni ukumenya niba nawe ujya uyizihiza, noneho ugakomeza unatubwira icyo uvuga kuri iyi Noheli abakristo bizihiza nk'umunsi mu by'ukuri w'ivuka rya Yesu Kristo. Urakoze cyane. Ubajije ikibazo gikomeye ariko nta kundi tugomba kubivugaho. Turebe iyo Noheli yanyu murimo mwizihiza cyangwa mutegereje kwizihiza mwamaze kwambara. Ariko turi kugura imyenda rwose. Iri jambo Noheli riravuga ngo Noel, nta mana. None turibaza, no ni jambo rihakana, Eli ni jambo rivuga Imana mu rurimi rw'Igiheburayo. Bivuze ngo iyo turi kujya kwizihiza Noheli tuba turi guhakana Imana. Muri kuvuga ngo nta mana. Twariye nta mana, twariye Noheli. Twari twagiye muri nta mana, twari twagiye muri Noheli. Habaye ibitangaza muri Noheli, muri nta mana. Unyumvire. Isi iri mu kinyoma. Isi irabeshywe kandi ibeshywe bikomeye. Ariko ubu noneho mugiye gusobanukirwa impamvu ya byose. Bavuga zuba ryiza, twari twarakubuze, none turakubonye. Wari warapfuye, none wazutse. Iry'ubushize ryarapfuye, none uhavutse irindi rihe. Ibi ndabikwereka nkwereka urugero rw'izindi mana zagiye zitirirwa ibyo bintu, ko nazo zari imana bitiriraga amazuba, zari zaravutse nazo kuri iriya tariki tubonaho ikorerwaho biri tariki ya 25 Ukuboza. Urugero uvuze ngo abakristo bizihizaho kuvuka kwa Yesu. Kuvuka kwa Yesu. Jewe ndatangira nkubwira ko nta mukristo wizihiza kuvuka kwa Yesu abyitirira Noheli iryo jambo. Umukristo ukuri usobanukiwe ibyo arimo ntabwo yizihiza ibyo bintu. None saba yizihiza twarayobye. Ni ubuyobe. Miliyoni z'abantu zigiye kwizihiza Noheli zikizihiza kuvuka kwa Yesu, ubwo ziri mu buyobe. Ndabanza nanjye nkubaze ubundi Noheli bivuze iki? Aha rero turibaza kukiri jambo rivuze ngo nta mana, uyu munsi riri kugaruka rivuga ngo biravuze ngo kuvuka kwa Yesu, na Yesu tutamubona muri ayo magambo. Byavuye rero kugira ngo abantu bajye bizihiza Noheli nk'umunsi wo kuvuka kwa Yesu. Umugabo witwa Paul Ernest Jablonski mu 1743 yavuze ko kwizihiza amavuka y'uwitwa Kristo Yesu ariko si ku mutungo wa mbere ubundi ari abantu mwaretse aba bantu tukababyaza injyawo tukababyaza umusaruro. Nyuma y'icyo gihe nibwo bababwiye bati none se turabikora dute ko aba bantu ngo tubabyaza umusaruro, kandi bari babonaga ari benshi ko nibwo bavuze batari ko mwababwiye yuko ibyaha byabo bigomba gukomeza kubabarirwa, n'igihe hari uwaba upfuye agomba kujya atorerwa igitambo cya misa kugira ngo naramuka napfuye hazababazwa igihe gitoya ubundi azajye mu ijuru. Nicyo gihe haje kujyaho icyo bitaga bise purgatori. Purgatori ntaho wayisoma muri Bibiliya. Se abizera bakwiriye kwizihiza icyo kintu cyitwa Noheli aricyo nta mana? Navuga ngo sukuri, kuko uyu munsi wa none umuntu agiye agahimba ikinyoma cyo kubeshya isi, nawe ugafata iya mbere kwirirwa usansibiriza ibya cya kinyoma, bikuye ko uri mu kinyoma. Kabiri, ese umuntu akoze uburozi bwo kuroga intekerezo z'abantu, nawe ugafata iya mbere kwirirwa usavinga ibya bwa burozi, bikuye ko uri kuroga. Ni nako rero abizera badakwiriye kwifatanya mu kibi. Indi myaka yagiye ikurikira nibwo batangiye kujya barara hanze bacunga ngo barebe ukuntu iyo mana izana ibyo bintu. Mu kurara hanze bacunga bagiye kubona babona Kristo n'abakozi be nibo bari n'imifuka bagenda bava ku nzu bajya ku yindi bahasiga ibikinisho, baravuga bati no Noheli nta mana izana bya bindi abantu bajyaga batubwira, nta mana izana bya bindi, ni Kristo bizana. Ngo umwimerere w'ijambo Noheli nuko iryo jambo nta mana izana bya bindi, twamwiboneye ni Kristo bizana. Abandi bati cyangwa ni Kristo niwe mana, abandi bati Kristo se kwa ry'Imana irarya, Kristo se tujya tumubona ajya no ku musarani, none se Imana irituma? Birabacanga. Niko gutangira kuvuga ngo Noheli twabimenye, Noheli nta mana izana bya ni Kristo ubizana. Kristo ni Santa Cruz, nuwo Kristo. Masi ni ijambo risigura abana ururimi rw'Ikigiriki. Day ni ijambo rivuga umunsi. Bivuze iki? Bivuze ko ari umunsi wa Kristo n'abana. Nese byo bivuze ko ari ukuvuka kwa Yesu. Ibicupuri azaba afite ingororano yo guhema buri wese, guhana n'imirimo yakoreye hano ku isi. Nawe nshuti yanjye aza kwambika ikamba. Imana twizeye tukayiringira turayishimiye. Ni Imana izi kurinda, ni Imana irinda abayo, ni Imana iba hafi y'abantu bayo. Uyu munsi turiho kuko iturinze,
niyo dukesha kubaho ubuzima bwacu, niyo nubwo hari igihe kigera abantu bamwe Satani akabinjizamo amajwi yo gushaka kubumvisha ko babayeho ku bwabo, babayeho ku bw'imbaraga zabo, ariko tubeshejweho n'Imana. Inshuti zacu, bakunzi bacu kuri Iron TV, turagira tubabwire ngo tubeshejweho n'Imana. Urwego rwose uriho ntabwo beshejweho n'ibyo kurya byinshi urya, ntabwo beshejweho na diplome runaka ufite, ntabwo beshejweho n'umuryango uvukamo, ntubeshejweho n'akarere runaka uturukamo, ubeshejweho n'Imana. Nuko twinjiye, nitwa Misago Alfred, umwigisha w'ubutumwa bwiza, umusesenguzi mu bya Bibiliya. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mushakashaka uburyo mwamenya ibyo Umwami ashima. Umunsi ku munsi tuba dushakashaka kumenya ukuri kw'ibyahishwe, kumenya ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ndabasuhuje rero kandi mbahaye ikaze. Dufite pasitoro muramwibuka mu kiganiro cy'ubushize, ariko hari n'abashya mumubonye mwaje kuri Iron uyu munsi, cyangwa se mutabashije kumva ikiganiro cya mbere cyabanje, tunabararikira nacyo kuzakireba. Ariko kuba twabanye mu kiganiro cya mbere, pasiteri yatuguye neza rwose mu nyigisho yatuganirije ivuga ku bintu bigendanye n'ubuyobe buri mu bihe bya nyuma bushobora kuba bugiye gutuma abantu benshi batungurwa. Ubwo rero twari turi kumwe, yatwemereye ko azongera akagaruka. Ubu rero yaje, reka tumwakira dusuhuze. Pasitoro, n'amahoro? Muraho. Imana yarabarinze? Imana yaraturinze cyane, turayishimiye, nihabwe icyubahiro. Amina. Ikiganiro mwatuganirije abantu baragikunze, abantu baragishimye, kandi banezezwa nuko muzongera kugaruka kuri mikoro zacu. Rero tuguhaye ikaze, ariko nk'abantu bashya baje kuri kamera cyangwa mu kiganiro ari bashyashya batabashije gukurikira ikiganiro cy'ubushize, mwabibwira none bakongera bakabamenya nabo. Murakoze cyane. Ku batanzi, amazina yanjye nitwa Pasiteri Twagirimana Jean Claude, guturuka mu matorero y'ababatista bigenga. Murakoze cyane Pasitoro, Imana iguha umugisha. Dusengera Imana noneho rero twinjire mu kiganiro. Data wa twese uri mu ijuru, Mana y'ukuri yo kwizerwa, abana bawe turi imbere kugushima no kuguhimbaza ku bwa byose. Duhagurutse kongera kukubwira ko tugukunda, kandi reka tugukunde, niwe wadukunze mbere. None uyu mwanya wa none aha duteranijwe n'izina ryawe ryiza ryatwiringije, kandi duteranijwe no kugira ngo tubashe gufashanya mu by'ubu buzima, kugira ngo tubashe kongera guhumeka icyo wavuganye natwe. Gumana na buri wese mu ruhande arimo, kandi ibi biganiro uko bigiye kugenda bikurikirana uturangaza imbere, byose bibeho byemeze, kandi ubikomeze ubishyireho ikimenyetso cyawe, kugira ngo abagiye gukurikirana babashe gufashwa no gusobanukirwa icyo ubutumwa bwiza ari cyo. Bibeho byemezwe, kandi ubikomeze ubishyireho ikimenyetso cyawe ku bwa Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amena. Murakoze cyane kudusengera Imana kugira ngo idufashe muri iki kiganiro. Pastor, tugize umugisha wo kukwakira turi mu mpera z'umwaka. Yego, turimo turasoza umwaka. Ubu ngubu abantu benshi bacicikanye, bari kwitegura iminsi mikuru ya Noheli n'Ubunani. Noneho rero iyo bigeze kuri Noheli ho nagashya nibisanzwe, abari bidasanzwe, ariko cyane cyane ku bantu bitwa abakirisitu. Noheli rwose iyo barimo bayizihiza, iyo barimo kuyitegura ku itariki 25 z'ukwezi kwa 12, ubu ubona rwose ibintu bikomeye, ibirugu ari ibirugu hirya no hino, amatara ari amatara. Muri leta nyinshi ku isi, iyo igihe cya Noheli cyegereje, ubona ko ibintu bidasanzwe. Yewe no mu miryango y'abantu, bamwe bagura imyenda mishyashya. Ubu hari abantu bazambara imyenda mishyashya kuri Noheli. Ariko kandi Pastor, uyu munsi witwa umunsi mukuru wa Noheli, utuma abantu bahaguruka bakava hasi. Uyu munsi mukuru wa Noheli uvugaho iki? Icya mbere ni ukumenya niba nawe ujya uyizihiza, noneho ugakomeza unatubwira icyo uvuga kuri iyi Noheli abakristo bizihiza nk'umunsi mu by'ukuri w'ivuka rya Yesu Kristo. Karibu. Urakoze cyane. Ubajije ikibazo gikomeye, ariko nta kundi tugomba kubivugaho. Uravuze ngo umunsi wa Noheli, umunsi mukuru wa Noheli,
ngo abakristo bizihizaho iki? ivuka rya Yesu. Ivuka rya Yesu. Iki ni ikibazo cyiza ariko kigiye gutuma abantu benshi bakanguka. Uvuze ngo abakristo bizihizaho kuvuka kwa Yesu. Kuvuka kwa Yesu. Njyewe ndatangira nkubwira ko nta mukristo wizihiza kuvuka kwa Yesu abyitirira Noheli. Iryo jambo umukristo ukuri usobanukiwe ibyo arimo ntabwo yizihiza ibyo bintu. None se abayizihiza twarayobye? Ni ubuyobe. Miliyoni z'abantu zigiye kwizihiza Noheli zikizihiza kuvuka kwa Yesu, ubwo ziri mu buyobe. Ndabanza nanjye nkubaze ubundi Noheli bivuze iki? Noheli se ntibanyigishije mu nyigisho zo ku cyumweru ko Noheli bisobanura ivuka rya Yesu? Hari andi makuru bifiteho? None se muri iryo jambo Yesu hari uvuzwemo? Numva Noheli n'umwana. Mfasha tujyane. Umwana yavutse kuri Noheli bamwita Noheli. Mfasha nyine tujyane. Urambwiye ngo Noheli biravuze ngo kuvuka kwa Yesu. Biri mu ruhe rurimi? Mu kihe gihugu gikoresha urwo rurimi aho ruvuga ko bivuze kuvuka kwa Yesu? Ese muri iryo jambo nabura Yesu avugwamo cyangwa ntawe uvugwamo? Nibyo ngira udusobanure, ni ukuri bubisobanure bikaza kurangira utumye ntazigira muri Noheli, kandi nari niteguye kwizihiza Noheli. Ugize neza. Ukeneye kubimenya cyane n'abakunzi bacu rwose, n'abandi babyumvireho. Babyumvireho ahantu rwose uhera uvuga ko Noheli abantu batakaye bayizihiza nk'umunsi wo kuvuka kwa Yesu. Uyu mwanya ngiye kubabwira ibintu bitandukanye nuko abantu benshi barimo batekereza. Wavuze ngo bagura imyambaro, ngo mukagura ibyo kurya, bakagura amanyama n'ibindi. Yego, ariko ndagira ngo twongere turebe, ese ubundi iri jambo rivuze iki? Ese ubundi umwimerere waryo ubundi nyirizina ni uwuhe? Ni inkomoko yaryo. Abantu benshi bakunze gukoresha iri jambo Noheli, abakunze kurikoresha bakunze kuvuga ko biva ku ijambo Natalis. Ryo mu rurimi rw'ikilatini rivuga amavuka. Ariko turabanza kwibaza, ese ni amavuka yandi? Ayo mavuka ni amavuka yande? Icyo nicyo kibazo twibaza. Ni amavuka ya Korode, ni amavuka ya Alfredi, ni amavuka y'ihene, ni amavuka y'ibiti, Yesu. Ni amavuka yande ko Yesu atavugwa kuri iryo jambo? Ubundi gute bagaruka bavuga ngo biravuze ngo kuvuka kwa Yesu? Icyo ni kimwe. Kidusobanurire ayo mavuka atari aya Yesu ni ayande? Noneho umuntu wagiye gufata amavuka ya Yesu akayagiraye. Abandi bakomeza bavuga ngo biva ku ijambo Noli Heri. Noli ikaba ijambo rivuga ikintu gishya, hanyuma Heri bikavuga izuba. Urumva ko abagaragaje inkomoko z'iryo jambo barivuza ukubiri. Bamwe bavuze amavuka gusa, abandi bakomeje bavuga noneho amavuka y'iki? Y'izuba. Aha rero tugiye kwibaza ibintu byinshi bikomeye. Ese iri jambo ryaje rite? Kuki rigaruka kandi rikitirirwa kuvuga ngo kuvuka kwa Yesu? Ubundi iyo turebye ijambo Noheli dusanga ari ijambo riri mu magambo abiri akoreshwa afite umwimerere muri biriya bihugu by'Uburayi. Ni amagambo abiri y'inyunge. Rimwe rikoreshwa muri biriya bihugu by'Uburayi ari naho iryo jambo Noheli rikomoka, irindi ni ijambo ry'Igiheburayo. Iyo bavuga Noheli, no ni ijambo rihakana muri biriya bihugu by'Uburayi. Heri cyangwa Eli, Elo, Elohim, El Shaddai
El Megalosin, El Meleki Hagoim, El Avi, Eli Eli lama sabakitani. Ni ijambo rivuga Imana. Iyo uvuga ngo El Avi, uba uvuze ngo Imana data. Iyo uvuze ngo El Meleki Hagoim, uba uvuze ngo Imana umwami w'amahanga. Nandi. Yesu avuga ngo Eli Eli lama sabakitani, yashakaga kumvikanisha ko mana yanjye ni iki kikundekesheje. Ijambo rigaragazwa ryakoreshejwe ku musaraba, ku giti. Aha rero turibaza kuki iri jambo rivuze ngo nta mana uyu munsi riri kugaruka rivuga ngo biravuze ngo kuvuka kwa Yesu. Na Yesu tutamubona muri ayo magambo. Byavuye rero kugira ngo abantu bajye bizihiza Noheli nk'umunsi wo kuvuka kwa Yesu. Umugabo witwa Paul Ernest Jablonski mu 1743 yavuze ko kwizihiza amavuka y'uwitwa Kristo Yesu yashyizwe ku itariki ya 25 Ukuboza ku ngingo yagira ngo ihurirane n'umunsi Abaroma bizihizagaho kuvuka kw'izuba. Bari bafite umunsi bizihizagaho kuvuka kw'izuba. Muri biriya bihugu bigira ubukonje cyane, bigira ibihe bajya bita ngo ni ibihe by'umwijima. Biriya bihe by'urubura aho ruba rugwa bita ngo ni ibihe by'umwijima. Ni ukuvuga igihe batangira kubona ibimenyetso bibahishurira ko bagiye kuva muri ibyo bihe by'umwijima ni kuri iriya tariki ya 25 Ukuboza. Icyo gihe rero nibwo bajyaga bakora imihango yo kurya, kunywa, kurongorana, bakizihiza kuvuka kw'izuba rishya, kuko irya mbere bavugaga ngo ryapfuye, cyangwa se bakavuga ko uwo munsi ryazutse, ryari ryarapfuye ariko noneho ryazutse. Ibi byabaga na mbere y'ivuka rya Yesu Kristo. Abaroma bari basanzwe bafite umunsi bita Dies Natalis Solis Invicti. Dies ni die, Natalis ni ijambo rivuga amavuka. Solis ni soleil, izuba. Invicti ni ukwizihiza. Iyo bagiraga rero ibyo bihe bivuze iki? Bivuze kwizihiza kuvuka kw'Imana y'izuba. Ni gute rero ibyo bihe bigarutse kandi bikaba bigiye guhuzwa n'igihe cyo kuvuka kwa Yesu? Aho niho hagaruka ikibazo. Ese kuki kandi bagarutse bakabyita Noheli? Hari iminsi bitaga iminsi ya Saturnalia, yari iminsi bamaraga bategereje, kandi iyo minsi babaga bari mu mihibikano yo kurya, kunywa, ibyo wahoze uvuga byo kugura imyambaro, amanyama, bagaserebura, bakarya, bakagubwa neza, bakumva ko nyine bari kwizihiza. Barangiza bakajya guterekera iryo zuba, bavuga zuba ryiza, twari twarakubuze, none turakubonye. Wari warapfuye, none wazutse. Iry'ubushize ryarapfuye, none havutse irindi rishya. Ibi ndabikwereka, nkwereka urugero rw'izindi mana zagiye zitirirwa ibyo bintu, ko nazo zari imana bitiriraga amazuba, zari zaravutse nazo kuri iriya tariki tubonaho ikorerwaho biri tariki ya 25 Ukuboza. Urugero nk'iyo bitaga Deoniza, bitaga Oris. Bivugwa ko iyitwaga Oris, bavuga ko mu mateka yari imana y'Abanyamisiri mu myaka yo hambere yivuka rya Yesu Kristo. Bavuga ko yari yaravutse ku itariki ya 25 Ukuboza. Iyo mana? Yes, ivuka ku isugi yitwa Izisimari. Ngivuka rye ryari ryaramenyeshejwe n'inyenyeri y'Iburasirazuba. Kandi ngo mwivuka rye iyo nyenyeri yari herekejwe n'abami batatu. Ese mumva si iyo ngiye wagira iyo ngo yaje kuba umwigisha w'umuhanga mu myaka 30 ngirabatizwa. Iyo mana. Kandi ngo Oris yari afite abasangirangendo be 12.
ugereranye n'ibivugwa kuri Yesu. Numva siyo isa imeze nka Yesu mu mateka yayo. Uwo Orisi ngo akora ibitangaza, nyuma y'urupfu rwe arazuka. Uwo ninde? Orisi. Orisi. Hari indi yitwa Atisi ivugwa, bavuga ko yavutse ku itariki ya 25 Ukuboza. Ivuka ku isugi yitwa Nana. Iyo nayo ikora ibitangaza, igihe cy'urupfu rwayo kigeze irapfa irazuka. Hari indi bita Krishna yo mu Buhinde. Iyo nayo bavuga ko yavutse ku itariki ya 25 Ukuboza. Kubera iki itariki ya 25 zose ziyihuriraho? Ngarukire uze kunyumvira. Iyitwa Krishna bavuga ko yavutse ku itariki ya 25 Ukuboza, ivuka ku isugi yitwa Devaki. Iyo nayo ngikora ibitangaza, igendana n'intumwa 12 ngo nyuma y'urupfu rwayo irazuka. Hari indi bita Deonizasi. Deonizasi bavuga ko yavutse ku itariki ya 25 Ukuboza. Bamwita umwami w'abami, umwana rukumbi w'Imana, Arufa na Omega. Nyuma y'urupfu rwe nawe arazuka. Hari indi bita Mitra. Izi zose n'ubutaha nitubona akanya n'amateka yazo muzagenda kumva. Numva izo mana ari nyinshi zavutse. Mitra nayo bavuga ko yavutse ku itariki ya 25 Ukuboza. Uwo Mitra ngo agira intumwa 12, akora ibitangaza nko kugenda hejuru y'amazi n'ibindi. Nyuma y'urupfu rwe arazuka. Ikindi bivugwa ko umunsi mutagatifu wa Mitra ari ku cyumweru. Kuki kuvuka ku isugi? Kuki itariki ya 25? Kuki urupfu no kuzuka? None bigarutse no kuri Yesu, ibyamuvuzweho turabona neza biri kugenda bisa n'ibya mana zindi zari zaragenda. Nabo bamushyize mu zindi mana. Ibyo rero sivyo nashatse kwinjiramo kandi mateka. Nimukenera kubimenya muzabisabe, nabyo tuzabiganiraho. Ikindi gihe twazabivugaho, ariko uyu mwanya ndi ku ijambo Noheri. Niryo nashatse kuvuga. Kuko ibyo nimbijyamo bifite ibintu byinshi cyane. Noheri rwose harabura iminsi mike. None reka turebe iyo Noheri yanyu muri mwizihiza cyangwa mutegereje kwizihiza mwamaze turi kugura imyenda, ariko turi kugura imyenda rwose. Iri jambo Noheri riravuga ngo Noel, nta mana. No. None turibaza, no ni jambo rihakana, Eli ni jambo rivuga Imana mu rurimi rw'Igiheburayo. Bivuze ngo iyo turi kujya kwizihiza Noheri tuba turi guhakana Imana. Muri kuvuga ngo nta mana. Twariye nta mana, twariye Noheri. Twari twagiye muri nta mana, twari twagiye muri Noheri. Habaye ibitangaza muri Noheri, muri nta mana. Unyumvire. Isi iri mu kinyoma. Isi irabeshwe kandi beshwe bikomeye. Ariko ubu noneho mugiye gusobanukirwa impamvu ya byose. Benshi baribaza, ese abantu abatuye isi, imbaga y'abantu bangana kuri aba barabeshwe bingana bityo? Ariko Bibiliya iravuga ngo abisi bose bari mu mubi. Ikongera ikavuga ngo inzira ijya kurimbuka nayo ni ngari kandi abayinyuramo ni benshi. Bivuze ngo rero icyo ntigitangaje. Ikindi, iyo tugarutse tukareba iri jambo Noheri ryaje gihe ki, ryaje biturutse kuki? Mu myaka yo hambere, mu gihe Yesu yari amaze gupfa no kuzuka, uko amateka y'ibyanditswe abigaragaza, bigaragara neza ko nyuma y'icyo gihe habayeho itotezwa. Itotezwa ry'intumwa, itotezwa ry'abigishwa bari bakurikiranye inyigisho z'uwo Yesu Kristo. Amateka uko agaragaza ibintu, agaragaza neza ko izo ntumwa n'abo bigishwa bagiye batotezwa bikomeye. Habayeho kugenda babafata, bamwe bakicwa. Abamaze kwicwa hari abo basanganaga ibyo bitaga imizingo. Nyuma y'icyo gihe imizingo imwe bagenda bayitwika, ariko hagira indi yagiye irokoka bakayibika. Icyo gihe mwibuke ko Bibiliya zari zitaragaragazwa, icyagaragazwaga byari ibyo bintu byitwaga imizingo. Imizingo yaba Yesaya, yaba Yeremiya, yaba Amosi n'indi. Noneho muri ibyo bihe nibwo igihe cyaje kugera mu myaka hagana mu myaka 300
1154 hafi aho mbere yaho gato nibwo umwami witwa Constante yaje gukaruma ibintu aravuga ati muhagarike kuguma kwica abantu. Abandi bati none ko ingoma uko zagiye zihaye izindi aba bantu bagomba kwicwa, hari abantu babangamiye ubwami, none bigende biti. Muri ibyo bihe nibwo igihe cyaje kugera aravuga ati igihe mwahereye mubica se ntibashira. Abandi bataho gushira ahubwo barushaho kwiyongera. Mwamara babwira ati cyangwa murimo muragenda mwimika abantu baruburika, icyo ubwami bwagomba gukora bwaragikoze, mukaba mushaka kuguma kurya umutungo w'ubwami kubusa. Barangije baravuga ngo rwose mwami nyagasani, abo bantu nawe ukurikiranye ibyabo wabyibonera. N'abantu bayoberanye. Noneho umwami arababwira ngo kuki mutabaha umwanya ngo mubanze mumenye neza impamvu y'ibyo bahagararanye. Babwira umwami bati mwami nyagasani, ahubwo si icyo gusa, iyo tubafashe tugenda tubasangana ibintu by'ibyamvagara by'imizingo bagenda bazungurukana, bimwe twagiye tubitwika ariko hari n'ibyo twujuje hariya mu bubiko. Umwami arababwira ngo noneho rero muhagarike kubica, mubwire abantu ko umwami waje ari umwami w'umunyamahoro adakeneye kwica abantu be, ahubwo mubabwire baviyo mu buvumo, baviyo mu mashyamba, iyo mu miheno, iyo birirwa babihisha baza hagaragara, mubashyireho itsinda bagomba kujya basengeramo, hanyuma mubatate mukurikirane mumenye ibyabo neza. Muri icyo gihe nibwo baje gushyiraho le Catholique hafi aho. Mbere gato y'ibyo cyangwa se na nyuma yaho gatoya, bivuze itsinda rusange. Byari inzira bashyizeho igomba kuzajya ifasha abantu mu misengere kugira ngo noneho babashe kubona uko babinjiramo babatate neza. Icyo gihe rero habaye iki? Nibwo baje kubashyiriraho abo bita abasaserdoti. Bari abantu bazi za filozofi, bazi kumenya kuvugana n'abantu bakamenya ibihishe muri bo. Hirya y'ibyo barababwira bati umuntu wese uzajya ukenera kwihana agomba kujya ajya kubwira bariya. Yari inzira mukuru yo gushaka amakuru mu bantu, yari inzira yo kubaneka ngo bamenye ugiye kwihana ibyo yihana ni ibiki. Niba hari n'abagambanira ubwami, ubwo akabivuga bibwira padiri agira ngo amusengere, bikarangira padiri yatanze amakuru, kandi abo bagirirwaga ibanga mu buryo bukomeye ku buryo utanamenya ko aribo batanze ayo makuru. Kera kabaye wa wundi bakamuhitana, bakaba baramutwaye. Nyuma y'ibyo ntabwo ari inzira yo kwigabiza idini, ndagira ngo ngaragaze ukuri kuko nzi ko amayobe yo ari impande zose. Kandi ntunkurikirane si we navuze, ndagira ngo abantu basobanukirwe bave mu rungabangabo. Ariko umuntu aramutse aniyumvisa kumva ari we, ngo byaba bifite isaba, yaba bifite impamvu. Hirya y'ibyo nibwo igihe cyaje kugera, baza kubona abantu batangiye kugenda baviyo mu bwihisho, batangira kujya hagaragara. Noneho mu mizo ya nyuma niko gutangira kuvuga bati aba bantu turabona barimo bagenda baza biyongera, ariko si ku mutungo wa mbere ubundi ari abantu, mwaretse aba bantu tukababyaza injyawuro, tukababyaza umusaruro. Nyuma y'icyo gihe nibwo bababwiye bati none se turabikora dute koko aba bantu ngo tubabyaze umusaruro, kandi bari babonaga ari benshi koko. Nibwo bavuze batari ko mwababwiye yuko ibyaha byabo bigomba gukomeza kubabarirwa, n'igihe hari uwaba upfuye agomba kujya atorerwa igitambo cya misa kugira ngo naramuka napfuye hazababazwa igihe gitoya, ubundi azajye mu ijuru. N'icyo gihe haje kujyaho icyo bitaga bise purigatori. Purigatori ntaho wayisoma muri Bibiliya, ariko abo barayivuze. Purigatori biva ku ijambo prigamos, rivuga inyoroshya cyaha. Noneho ku muntu wagombaga kuba ajyanye umuntu we mu kiliziya ngo bamutorere igitambo cya misa azashyirwe no muri purigatori, genda azababazwa igihe gito ubundi ajye mu ijuru, ni ukuvuga hari umutungo yagombaga gupeya ku bw'iyo serivisi babaga bamuhaye. Ba bandi bavuga ari kijyana bakomakomeye batagomba kuba bumva bajyana abantu babo iyo mu kiliziya, bahamagaraga umusaserdoti akaza gukorera iyo mihango iwe mu rugo, ubwo agapeye umutungo wikubye inshuro n'inshuro yo yagombaga gupeya yamujyanye mu kiliziya.
byaje gutuma bariya abantu basigara bafite umutungo munini kugeza uyu munsi naho isi itazi umutungo bafite. Ubona bagenda bagiye bigarurira ahantu nyaburanga, ahantu hose hagiye, ni umutungo bafite bimitse muri ibyo bihe, guturuka muri ibyo bihe gukomeza. Nyuma y'ibyo rero nibwo igihe cyaje kugera baravuga bati ariko se abako tubona bo twatangiye kubafatisha, bariya abantu bafite imana zabo basengera mu mago yabo bo bizagenda bite? Muri ibyo bihe bakoze iki? Nibwo baje kuvuga bati ariko muri busha mwabaremeye izo mana basenga bareba, mukabakorera iyo yitwa Yezu, mukabakorera iyo yitwa nyina Bikira Mariya, uba bita ko atasamanywe ibyaha, mukabakorera izo zitwa ba Yosefu, izi nizo 12 umuntu akajya asenga iyo ashaka kandi ari abatagatifu. Yego. Nyuma y'ibyo rero urumva batangiye kuzikora mu mashusho, bareba abanyabugeni batangira kuzikora, izindi barashushanya. Noneho n'ababandi basengaga izo bareba mu mago baravuga bati burya rero nta tandukaniro, nimuze twamaze kubona indi mana isobanutse, tuzajya dusenga tureba, muze tuyoboke. Uhereye muri icyo gihe nibwo abantu batangiye kujya bagenda gatera ivi imbere ya Bikira Mariya, akumva ibyaha bye byose arabibabariwe. Nyamara ibyanditswe biravuga ngo ntuziremere igishushanyo kibajwe gisa n'ishusho yo kwijuru, mu isi cyangwa mu mazi yo munsi y'isi. Ntuzabyikubita imbere, ntuzabikorere, kuko ndi Uwiteka Imana ifuha. Mpora abana gukiranirwa kwa base, nkageza kubuzukuruza n'ubuvivi bw'abanyanga, nkababarira bankunda bakitondera amategeko yanjye ibihe ibihumbi. Ni amagambo dusoma mu gitabo Musa yanditse, kiri mu bijyanye n'amategeko bita amategeko ya Musa. Muri ya mategeko 10 aho niho tubibona. Noneho rero iyo dukomeje, abo nabo batangiye kugenda bababona, ariko mu nyuma baza kuvuga bati ariko ko muzi ko dusanzwe twigirira agahangosha ko guterekera kuboneka kw'izuba ritanesha, Dies Natalis Solis Invicti. None uyu mwanya wa none aba bantu batangiye kuza bafite iyindi myizerere, indi myemerere natwe tutanemera. Nibaza ibyacu ntibazabihindura ibipofu, ibyabo akaba ari byo dutangira kuyoboka. Kandi mwibuka ubucuruzi bwacu twajyaga ducuruza muri ariya matariki. Nibaramuka ibyacu babihinduye ubupfu, mumenye yuko n'ibyacu tuzahomberwa. Wibuke ko icyo gihe ijambo Noheli ryari ritaravuga. Noneho nyuma baravuga bati none turabigenza dute? Abandi batari ko mwebwe murajya kure. Ubundi mwababwiye ko n'uwo Yesu wabo yavutse muri iyo tariki, ninde uzaza kubavuguruza uzaba ureba indi tariki byakorewemo? Buriya ntibigutangaze ko ushobora no gusanga itariki Yesu yavukiyemo nayo ishobora kuba yarizwe. Ariko nibo banditse, bafashe imizingo, umwami arababwira ngo mugende muyisome, nimumara kuyisoma ibyanditse muri iyo mizingo byose mubikubire mu muzingo umwe. Hanyuma nimumara kubikubira mu muzingo umwe, ku buryo umuntu washaka gusoma ibyari muri iyo mizingo yabibonera rimwe, atarinze kujya kureba mu kiri hano ikiraha, abibonere hamwe. Nicyo gihe banditse Bibiliya, ikiswe Bibiliya. Bibiliya biva ku ijambo Biblos ry'Ikigiriki rivuga ikirundo cy'ibitabo cyangwa ikusanyirizo ry'ibitabo. Bivuze icyo kirundo kimwe bari bamaze gukora, uwo muzingo umwe bari bamaze gushyiramo ibyari muri ya mizingo yose, bari bawise ikirundo cy'ibitabo. Nicyo gihe bakoze icyitwa Bibiliya, biva ku ijambo Biblos bivuga ikirundo cy'ibitabo cyangwa ikusanyirizo ry'ibitabo. Muri ibyo bihe rero nibwo baje gushinga icyo gikorwa cyo gusansibiriza mu bantu ibyuko uwo Yezu ngo yaba yaravutse ku itariki ya 25 Ukuboza. Bashaka kubihuza na bya zamana zindi zagendaga zivugwa. Noneho barabashaka kubihuza nuko gusenga kw'izuba Abaroma bari babyogeyemo cyane. Muri icyo gihe nibwo babishinze uwo mukaridinari witwaga Chris, ariwo bamwe bita Santa Claus, uriya bita Papa Noel. Bajya bashushanya bakamushyira ahantu akazungurukwa n'udupupe. Hirya y'ibyo baramubwira bati usansibirize mu bana cyane, nibo bumva ibintu. Burya icyo abana bamwe bumvise, naho generasiyo imwe itacyumva, izikurikira zizagenda zibyumva, kuko babana bazaba barakuze aribo bari kubyigisha. Icya kabiri, ikinyoma iyo cyigishijwe igihe kirekire kigeraho kikaba nk'ukuri.
mugende musansibirize mu bana cyane. Hari n'igihe ababyeyi babona abana bamaze kwiyemeza ikintu bakavuga bati turagiye abana bacu bagiye. Nyuma y'ibyo rero nibwo byatangiye kujya bigera kuri za tariki buri buke biba ku itariki ya 25 Ukuboza. Wa mukaridino Chris aba bakaridino nabo batorwamo abapope. We n'abakozi be bakababwira bati mujye mugira ibanga ntimukavuge ko ibi bintu ari twe tubizana. Bagafata impano z'abana, ibikinisho by'abana bakagenda babishyira ku mago ahantu bazi haba abana. Noneho bwacya mu gitondo abana bajya kureba bakabona ibikinisho, batangira kubifata babirwanira babikinisha, umwe n'icyanjye undi n'icyanjye, bikarangira ababyeyi bavuze bati ibi ninde wabizanye. Bagashaka wabizanye bakamubura, bamara kumubura bakavuga bati nimwikinishirize ubwo wabizanye naza turabimuha. Byaje kugera aho biba nk'umuco, abana batangira gutekereza ko biri bube ku itariki iyo ngiyo baba bagomba kubona impano zabo. Noneho nibwo abantu batangiye kuvuga bati birashoboka ko ari ya mana nyamara ibizana. None se ko mbere tutarayimika, tutaramenya agaciro kayo, iryo zuba ko ritabizanaga. Bati nyamara ni ya mana ibizana. Nyamara nabo Baroma bari barabikoze mu rwego, abo bapadiri bari barabikoze mu rwego rwo kugira ngo bemeranye nabo bami b'Abaroma ku nzira y'ibyo bizeraga n'ubundi. Noneho hirya y'ibyo nibwo abantu batangiye kujya bibaza iyi mana se yabibizanite. Bimwe bimeze bitya ibindi bimeze bitya, undi akavuga ati iki kintu ndabona gisa nicyo nabonye mu gakinjiro kara hirya. Ati niki kigenzi cyacyo. Ibi bintu se none imana yabibizanite, birabacanga. Hirya y'ibyo nibwo habaye iki? Nibwo bavuze batari ko reka tuzacunge turebe ukuntu imana ibizana. Indi myaka yagiye ikurikira nibwo batangiye kujya barara hanze bacunga ngo barebe ukuntu iyo mana izana ibyo bintu. Mu kurara hanze bacunga bagiye kubona babona Chris n'abakozi be nibo bari n'imifuka bagenda bava ku nzu bajya ku yindi bahasiga ibikinisho, baravuga bati Noheli nta mana izana bya bindi bantu bajyaga batubwira, nta mana izana bya bindi, ni Chris ubizana. Ngumwimerere w'ijambo Noheli nuko iryo jambo nta mana izana bya bindi, twamwiboneye ni Chris ubizana. Abandi bati cyangwa ni Chris niwe mana. Abandi batereka Chris se ko arya imana irarya. Chris se tujya tumubona ajya no ku musarani, none se imana irituma. Birabacanga, niko gutangira kuvuga ngo Noheli twabimenye, Noheli nta mana izana bya bindi, ni Chris ubizana. Nyuma y'ibyo rero inkuru ngo bizajya gucya, inkuru zari zamaze kuba kimomo, b'abakaridino ntibahagarika igikorwa cyabo. None impano batangira no kujya bazitanga ku mugaragaro. Bivuye muri icyo gihe bigeze mu gihe cy'Abongereza, bo ntibakoresha Noheli kuko bari baramaze gusobanukirwa ikiryo jambo rivuze, ahubwo batangira gukoresha Christmas Day. Chris ni Santa Cruz, nuwo Chris. Masi ni ijambo risigura abana ururimi rw'ikigiriki. Day ni ijambo rivuga umunsi. Bivuze iki? Bivuze ko ari umunsi wa Chris n'abana. Nese byo bivuze ko ari ukuvuka kwa Yesu. Ibicupuri. Ari Noheli ntibivuga kuvuka kwa Yesu. Ari Christmas Day ntibivuze kuvuka kwa Yesu. Ayo magambo yombi haba mu Cyongereza haba muri urwo rurimi rundi ntibihura, nta navuga kimwe. Ariko uyu munsi abavuga Christmas Day baravuga ngo biva ku ijambo Christos Maes, ngo bivuze Kristo muri misa. Ariko sibyo. None se Kristo muri misa byo bivuze kuvuka kwa Yesu? Ibicupuri. Bivuze ngo rero icyo wari urimo mbaza ushaka ko abantu bamenya inkomoko ya Noheli ngangicyo. Noneho rero nsoza rwose ndibaza, ese abizera bakwiriye kwizihiza icyo kintu cyitwa Noheli aricyo nta mana? Navuga ngo si ukuri, kuko uyu munsi wa none umuntu agiye agahimba ikinyoma cyo kubeshya isi, nawe ugafata iya mbere kwirirwa usansibiriza ibya cya kinyoma, bikwiye ko uri mu kinyoma. Kabiri, ese umuntu akoze uburozi bwo kuroga intekerezo z'abantu, nawe ugafata iya mbere kwirirwa usavinga ibya bwa burozi, bikwiye ko uri kuroga koko. Ni nako rero abizera badakwiriye kwifatanya mu kibi, kuko ibyanditswe biravuga ngo ntimukifatanye n'abatizera mudahuye. Ikindi ijambo riravuga ngo dufata urugero ku ntumwa n'abahanuzi. Ni iyihe ntumwa yigeze ihimbaza kuvuga ko umuntu wari we wese? Ni uwuhe mwizera waba warigeze akora icyo kintu? Kereka abantu babiri bavugwa muri Bibiliya b'abapagani nabo, kandi nabo bagiye babisoresha ikibi, kumena amaraso. Uwa mbere ni Farawo, yijihije kuvuka kwe,
akiza umuhereza wa vino, yica umuvuzi we w'imitsima. Uwa kabiri uvugwamo ni umugabo waturukaga Idumeya witwaga Herode. Uwo ntiyari umwisiraheli nyakuri, ya umugabo wakomokaga Idumeya wari haratswe na Kayizari, nyuma muha kuyobora iyo ntara ya Galileya. Uwo niwe waje gusa n'ubaye nk'umwe muri bo. Uwo niwe wigeze nawe aramya ibyo kuvuka kwe, nawe birangira aciye umutwe Yohana. Ngabo abantu bavugwa muri Bibiliya baramije iby'amavuka, kandi nabo bagiye babiherutsa ikibi. Uyu munsi rero nkaba mvuga ngo nta mwizera wakabaye akora icyo, kuko niba dufata urugero ku ntumwa n'abahanuzi, nta ntumwa yakoze ibyo. Kandi Yesu wari usobanukiwe, wari uzi ko n'abantu bazajya impaka ku bye, ntabwo yarananiwe kugenda babwiye ngo mujye muramya no kuvuka kwanjye wenda ngo tube tubisoma. Yatubwiye ko duhimbaza cyangwa se twibuka gupfa kwe no kuzuka kwe, ariko ibyo kuvuka ntabyo yatubwiye. Bivuze ngo uyu munsi rero uko utabona bombo cyangwa keke cyangwa sirindazi ryaguye mu muferege w'amazi mabi ngo ugende urikuremo gira urye, ni nako tudakwiriye kwifatanya mu kibi, ni nako tudakwiriye kurya ikibi ngo tukimike mu buzima bwacu. Pastor, turagushimiye ukuye abantu benshi mu rujijo kubibaza ku kigendanye na Noheli, ariko twagira duti utanyuzwe n'ubundi azongera baze. Nta kibazo rwose, utanyuzwe n'ubu busobanuro, nta kibazo, niteguye gusubiza buri kibazo cyose gishobora kubazwa. Gusubiza yabaza muri komenti, kimwe nuko yanakubaza anyuze kuri nimero yawe ya telefone wayitanga, kugira ngo washaka kukubaza byinshi ku kigendanye na Noheli abe yakuvugisha, ndetse n'andi mateka, kuko twumvise uza amateka menshi. Yego rwose. Tanga contact yawe. Nimero yanjye ni 0783 667 3 10 0783 667 3 10. Nitwa Pasteur Twagirimana Jean Claude. Murakoze. Dusengera Imana. Reka twubahe Imana dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, Mana y'ukuri yo kwizerwa, nongeye kugushimira ko uduhaye umwanya wo kugira ngo tubashe gutambutsa ubutumwa bwiza kuri uyu mugoroba. None uyu mwanya wa nonaha abantu bawe barimo barahumekerwa n'ukuri kw'icyo ubutumwa bwiza ari cyo. Fasha buri wese umuhe gukomerera mu byo yizeye, kandi uhereye kuri iyi saha y'umunsi abantu bawukomeze kubateza intambwe no kuzagira iherezo ryiza wageneye buri wese. Gumana na buri wese mu ruhande rwe, uha abantu bawe gusobanukirwa by'ukuri uko imbabazi n'urukundo n'umurava bye biri abari kuguma kutugirira. Natwe tubigusabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amena. Yesu abaho umugisha, namwe mwari mudukurikiye. Yesu abaho umugisha. Nimwandike muri komenti muvuga ibibazo mwifuza gusobanukirwa. Amahoro y'Imana nabane namwe, turabakunda. Shalom. Azatujyana muri amazu meza yaduteguye, nitugerayo tuzahora turiri, zaba kumwe na Eliya, zaba kumwe na Abrahamu, tuzahora